Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka shamba letu ni ikiganiro kigamije guhijaba abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Ntarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana. Juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana. Juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba. Peke niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Mupaka shamba letu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Alert binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka shamba letu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka shamba letu. Turabasuje mwese abateze amatwi ikiganiro Mupaka shamba letu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Tubahaye ikaze mu kiganiro cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ku ruhare rw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu gukira ibikomere ahanini bituruka ku ihungabana ababukora bahura naryo mu kazi kabo ka buri munsi. Muri kumwe na Solange ya none. Ni ikiganiro Mupaka shamba letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Twongeye kandi tubaye ikaze muri iki kiganiro kigiye kurebera hamwe uruhare rw'ubucuruzi bwambukiranya imipaka mu gukira ibikomere ahanini biterwa n'ihungabana urubyiruko n'abagore babukora usanga bahura naryo. Aka kanya tunyarukiye mu karere ka Rubavu. Aha urubyiruko n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bagaragaza uburyo ubucuruzi bwabo bubafasha gukira ibikomere bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. Mukantwari Oliva nkaba nkora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Ncuruza imyenda n'ibitenge. Ngewe ibikomere naba narabigize cyane hari nk'ibyo nahuye nabyo mu bucuruzi, cyane ko twebwe twambuka dukorera ubucuruzi bwacu mu mupaka. Hari nyine mbere hari uburyo twe tubanye n'abakongomani bitandukanye n'uburyo tubanye. Urumva mbere hari ihohoterwa ryabagaho, rimwe na rimwe ukaba wahagarika nk'akazi. Nk'urugero nkanjye hari igihe cyageze mpagarika ubucuruzi bwambukiranya imipaka mbuhagaritse, ariko aho nsubiriyeyo hari ibintu byinshi byahindutse. Ibikomere birasa nk'aho bigenda bishiraho kuko nta hohoterwa rikibayo nkuko ryahozeho mbere. Ushobora kwambuka ugahura n'abakongomani cyangwa se nabo bakaza, uko mugenda mukorana kenshi hari ibitekerezo baba bafite bo nk'abakongomani, hari n'ibitekerezo twebwe nk'urubyiruko rw'abanyarwanda tuba dufite, cyane kumva ngo abakongomani ni abagome, wenda utanazi koko ni abagome koko, ariko iyo nawe wigererayo ubona rwose bitandukanye n'ibyo wumva n'abandi. Cyangwa se nabo urubyiruko rwabo bakubona dore wa munyarwanda, akavuga ko ari abantu babi, ariko iyo muganiriye mukagirana communication amenya urubyiruko rwo mu Rwanda ni bantu ki, bakora ibiki, babayeho bate. Mbese ukabona nyine batangiye guhuza. Urubyiruko biroroha kuzana ubumwe n'amahoro. Amazina ni Ishimwe Evode, nkabangire ncuruza ibintu bijyanye n'amasakoshi kuyavana muri Kongo nyazana mu Rwanda. Badusangiza uburyo buno bucuruzi bwanyu bwambukiranya umupaka bwagize uruhare ku mibereho yawe bwite ndetse no ku marangamutima yawe. Bwahinduye ibintu byinshi cyane, kuko yaba nk'uburyo bwo mu mufuka ndetse no gutinyuka nyine mu bikorwa bijyanye n'ubwonko, nyine guteza imbere ubwonko. Urabona kumenya urundi rurimi utari uzi rw'ikinyarwanda, noneho ukarwongera ku rurimi wari ufite. Iyo utabasha nko kugera nko mu kindi gihugu ureba ukuntu abaturage babo babayeho, ukurikirana ibyo ubona ku mbuga nkoranyambaga ntubashe kuba wamenya ngo ese hariya babayeho gute. Iyo ugezeyo uramuganiza ukamubwira ati twe mu Rwanda bimeze gutya, akaba yakubwira natwe muri Kongo bimeze gutya. Noneho na bya bibazo biri hagati y'ibyo bihugu ko mwagiye muganira, bigenda umuturage agenda byikura mu mutwe, kuko abona uko umubaniye bitandukanye nk'uko
ku mbuga nkoranyambaga ngo umukongomani n'umunyarwanda ngo wapi. Urabona nk'ubu njye ngenda ngiye kumurangurira, niyo najya kurangura mfite amafaranga makeya kuko ari umuntu dukorana kandi tuganira nzi neza, nawe akanguriza. Ubwo urumva niba ngurije nanjye y'amaye imari, turakomeza tujyane umubano, tuvugane, ya mahoro agenda aboneka. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Tuvuye Rubavu tugiye Rusizi, aha naho twaganiriye n'abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Baravuga uburyo ubu bucuruzi bubarinda kwigunga, bityo bakabasha gukira ibikomere bahura nabyo mu kazi kabo ka buri munsi. Nitwa Chantal Musabye Maria, Presidente w'itsinda Icyerekezo. Mu by'ukuri ubucuruzi bwacu bwambukiranya imipaka bwagize uruhare rukomeye mu mibereho yacu. Mu marangamutima aho mbona uruhare runini abagore bagize, umugore mugenzi wawe yabaga afite ikibazo, ariko kugira ngo akikuganirize ubasha kumugira inama nta bushobozi ufite bikabasha kugorana. Ariko muri iki gihe turimo, umugore wagira ikibazo wabasha kugikemura, ushoboye kumuha inama y'ibitekerezo cyangwa ukamugira inama ukurikije ku bushobozi n'ikibazo akubwiye. Murakoze cyane. Nitwa Mukamurenzi Josiane. Nk'uko umuyobozi wacu atangira bivuga, twakize ibikomere kubera ko twashoboye gukora, kubera ko niyo umwana yakubwiraga ati mama nkeneye kino, udafite icyo ushobora kugikoraho, nicyo cyari gikomere cya mbere. Cyangwa se ukareba ukabona mu rugo runaka hakeneye ikintu runaka, nta bushobozi ufite, wagiraga igikomere pe. Simpamya ndashidikanya ko cyari gukura n'indwara zitandukanye. Ariko ubu ngubu hamwe no gushobora gukora, twasangiye ijambo mu rugo, dufatanya n'abatware bacu, twubaka ingo zacu mu bufatanye bwo kwiteza imbere no kurera abana, haba ari muri mitiweli, haba ari gutanga mitiweli, haba ari kwiteza imbere ku buryo bwose butandukanye. Kubera ko iyo twagiye hakemuka byinshi, hakoreka byinshi, kandi n'abagabo bacu bamaze kubyumva. Mukomeje gukurikira ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Si Rusizi gusa, no mu ntara y'Amajyepfo ku mupaka w'Akanyaruho naho urubyiruko n'abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ko ubucuruzi bwabo butuma bajya aho abandi bari, bityo bikabarinda kwigunga no kwihugiraho. Uburyo bimfasha binkura mu bwigunge, nkaza ku gasima nkaganira n'abandi, bigatuma ibibazo mfite bikemuka. Urebye nyine mu mikorere, haba iyo uri gukorana n'abandi cyangwa wowe ku giti cyawe, hari aho bikugeza. Ari mu kunguka mu bwenge, mu mutwe, mu mitekerereze, ndetse no kubaho mu buzima wagira icyo wiha. Ubwo rero iyo uri kumwe n'abandi muraganira, ushobora no kuba wavuye mu rugo wenda ufitanye ikibazo n'umugabo, ariko wagera ku kazi ukaganira n'abandi, mugasabana, ukaba wanasubira mu rugo ibyo byakemutse. Uko burya abagore ni abantu bakunda kuganira bakayagirana, ukumva no mu mutwe hararuhutse. Ubwo rero bityo iyo usubiye mu rugo, hari n'igihe usanga hari ufite ibibazo birenze ibyawe, ukumva araguhumurije, ukumva akakunguye. Ariko iyo uri wenyine ntabwo wamenya, ushobora guheranwa na bya bibazo. Ariko iyo muganiriye uraruhuka, ndetse ukabasha gutera imbere mu mutwe, ubwenge bukaguka. Umugore ufite icyo akora atandukanye n'utagifite. Ngabinkura mu bwigunge, ngewe akazi kanjye nako gucuruza karoti, saa 12 saa moya mba nagerageje kugera hano abakiriya ba mu gitondo, nkabasha kubaha, nkabaha karoti, nkabaha intoryi, nkabaha indagara, ibyo ncuruza nyine. Ubwo bigatuma nikura mu bwigunge, nkabona amafaranga ku gihe, nkiteza imbere, abana nkabarihirira bakajya kwiga, nyine bindinda kwirirwa nigunze mu rugo. Ni ikiganiro Mpaka Shamba Letu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Nyuma yo kumva uko abagore n'urubyiruko rukora ubucuruzi bwambukiranya imipaka bavuga ku buryo ubucuruzi bwabafashije gukira ibikomere by'imbere, ahanini biterwa n'ihungabana bahura naryo mu kazi kabo ka buri munsi, tugiye guha ijambo Uwizeyimana Godibert. Uyu akaba ari umukozi muri serivisi y'ubuzima bwo mu mutwe ku bitaro bya Rubavu. Arasobanura
uko amarangamutima akomereka. Amarangamutima yononekara tugendeye ku bintu byinshi, bishobora guturuka ku bukungu, bishobora konona amarangamutima bishingiye mu mibereho ye bwite, imibanire ye nawe ubwe, bishobora no kononekara bivuye ku mibanire ye n'abandi bantu. Niyo mpamvu rero ubwo tugiye mu bijyanye n'ubucuruzi bwambukiranya imipaka kuri iyo nsanganyamatsiko mwari mumbwiye, uti bishobora gukiza ibikomere gute? Bishobora gukiza ibikomere mu buryo butandukanye, ariko cyane cyane bigashingira kuko niyo umuntu afite ibikomere, ariko iyo afite ishingiro ry'ibirandati bikomere, bishobora kumworohera kurwana n'ibikomere afite. Ni ikiganiro Umupaka Shambaletu, umupaka isoko y'imibereho yacu. Habyarimana Sylvain ni umukozi w'umuryango Uyisenga n'Imanzi, akaba akorera mu karere ka Huye. Uyu muryango ugamije guteza imbere ubuzima bwo mu mutwe. Aravuga uburyo umurimo wari wo wose ushobora gufasha uwukora gukira ibikomere biterwa n'ihungabana cyangwa se n'ibindi bikomere afite imbere muri we. Iyo umuntu afite akazi cyangwa se yikorera, icyo bimaze ku buzima bwo mu mutwe nuko biha umuntu kumva afite umutekano, kumva afite umumaro, ndetse bikazamura icyizere, rimwe na rimwe bigatuma yongera kwikunda kuko aba yumva ko hari ibyo amariye abandi. Icya kabiri, umurimo ni kimwe mu bituma umuntu atitekerezaho cyane ngo yitindeho, byamujyana mu bwigunge cyangwa gutekereza cyane ku mateka yanyuzemo. Icya gatatu, ni uko umurimo utuma uhura n'abandi bantu, ukaguka mu by'ubwenge, ibitekerezo byawe ntibigwingire. Hanyuma icya kane, ni uguhindura umubabaromo imbaraga n'ubudaheranwa, ndetse no kubaka icyizere cy'ejo hazaza. Kubera ko hari icyo uwo murimo uba umufasha mu buzima bwe, agira icyizere cy'uko ejo hazaza hahari, agakomeza gukora kugira ngo yiteze imbere. Umuryango w'abibumbye ishami ryita ku buzima byasobanuye ibijyanye n'ubuzima bwo mu mutwe, bashyiramo ikivuga ngo umuntu ubasha kwiha iby'ibanze mu buzima bwe aba afite ubuzima butekanye. Bimufasha kugabanuka k'umuhangayiko, ni ukugabanya ibyo twita dependance. Dependance ni kumwe umuntu aba yumva abayeho kubera abandi. Ni ukugabanya amakimbirane yo mu ngo ashingiye ku bukene bukabije, kuko mu Kinyarwanda baravuga ngo abasangiye ubusa bitana ibisambo. Icya nyuma rero navuga ni uko iyo umuntu afite icyo akora, bimufasha mu gufata ibyemezo. Abari bateze amatwi ikiganiro Umupaka Shambaletu cy'uyu munsi nta tugisoreje. Turabashimiye cyane mwe mwese mwagikurikiye. Mwumvise uburyo ubucuruzi bwambukiranya imipaka bugira uruhare mu gutuma abagore n'urubyiruko rukora ubwo bucuruzi bagenda bakira ibikomere ahanini baterwa n'ihungabana riturutse ku miterere y'akazi bakora. Ndashimira aba bagore n'urubyiruko twaganiriye muri iki kiganiro. Ndashimira kandi Madame Godibert Uwizeyimana ndetse na Habyarimana Sylvain, nabo batuganiriye ku buryo umurimo wari wo wose ushobora gufasha umuntu gukira ibikomere. Aba bakaba bakora mu birebana n'ubuzima bwo mu mutwe. Ndashimira kandi Jasmine Duhirwe, Jeanne Uwamahoro na Christine Ndacyayisenga bamfashije gutegura iki kiganiro. Nyina Solange aya none naho ubutaha. Mupaka Shambaletu. Umupaka isoko y'imibereho yacu. Mupaka Shambaletu ni ikiganiro kigamije guha ijambo abagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka n'abandi bagira uruhare muri ubwo bucuruzi. Ngewe ubu bucuruzi bumaze kongeza ku nyungu nyinshi. Uko tuvugana sinshobora gutegera ku muntu ngo ampereze mituweli. Nkarya, nkambara, nkisiga. Hii kazi yangu inanisaidia sana juu nachuruza tomate, matungulu, chonga. Antuka inanisaidia sana juu siwezi kuwa na ile maisha ya omba peke niko najitupa mie peke. Umwana wiga segonderi, mwishyurira ishuri, bose ubuzima burakomeje. Ni mu rwego rw'umushinga Umupaka Shambaletu ugamije kubaka amahoro binyuze mu kubaka ubushobozi mu by'ubukungu ku bagore bakora ubucuruzi bwambukiranya imipaka. Mushyigizwaho n'umuryango mpuzamahanga International Arat binyuze mu mushinga wawo wa Mupaka Shambaletu ugamije guteza imbere ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka no guteza imbere imibanire myiza mu karere k'ibiyaga bigari by'u Rwanda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni ku nkunga ya Ambasade ya Swede n'ikigo cy'Ubusuwisi gishinzwe ubufatanye n'iterambere. Mupaka Shambaletu.